Queen bimeze biti? Meze bon. Queen ni umukobwa mwiza cyane. Queen uri mwiza pe. Urakoze. Ndeka wewe uri mwiza si ukubeshya. Ya mitoma abana bataraga mama wabo kera bamwandiko twigaga ngo muri mwiza si ukubeshya. Queen nawe ni mwiza si ukubeshya. Queen urabona umukobwa mwiza cyane. Se neza wavugaga abantu bakavuga ati umukobwa meza atari ukuntu umuntu umva kwijwi wamubona ukabona wa muntu wavugaga ko akundi ariko Queen we biramusa. Murakoze. Queen ngo tuguhaye umwanya nasubiza abantu babiri. Bade ba Nasubiza abantu babiri. Ni ngabande Kereva hari n'umubyeyi wa Kereva we yabaye umubyeyi we ahari kugira ngo utubwire muri make ikintu Kereva wamuhamagariye Kigali kutumaza kurindagira Nyabugogo ariko waridekaraye uvuga uko byagenze ibintu byose urabivuga akakanya wadushira mu icamake kugira ngo none utubwire n'icyo uteganyiriza Kereva akakanya kugira ngo abakurikiranye Venda TV bamenye ukuri kwanya ko nonongera ko ahari. Bo witwa nde mwitwa wande? Nitwa Queen. Queen nayo nitwa Kereva. Ni byiza kumenya. Witwa neza. Inakeza seka neza. Yego. Turebe ko bizagenda neza ko Kereva abanza areke inzika. Uzu nubwo n'iki konzebera kujya muri iyo filime. Ndabizi kuzabye. Neze si wamyemereye se twavuganye. None wambeshyaga. Uzo kwambeshya. Ariko nawe gusobanuriye wari kuza ku wa mbere ni wazi. Oya ntago ari urwitwazo. Oya yapa narakubeshye ntago nari kuza hano. Neze nari kuza. Sinzi ko nzanabishobora. Oya banze unyemerere kumba bari. Oya nago imbabazi kuri kamera. Oya njewe nyiranura n'abantu bawe. Nyiranura n'abantu badukurikiye cyane. Batavuga ngo ni bya bindi. Nako bari ntari binyine ndakubabariye n'abantu. Muhe mikoro Kereva bivuge ko abantu reka akira. Kereva Queen uramubabariye. Abakomeje gukurikirana Venda TV twongeye kubaramutsa tubifuriza amahoro y'Uwiteka Imana turabwira ngo akomeze kubana namwe. Twagarutse rero twebwe ibyacu ntabwo bitinda muri aho mwabana umwe. Amakuru Kristo yeza kuzwe. Queen Yesu ashimwe. Ahimbaza. Wese uvuga ngo ki barabona maze kumenya aho basenga. Wowe ni Kristo yeza kuzwe ni Yesu ashimwe ni salamu alaykum ni Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Umeze neza Queen? Meze neza. Queen twamuzanye. Queen umeze ute? Meze neza. Turakwakire kuri Venda TV. Murakoze cyane. Abo bo nabasangwa abo ni mu rugo tumaze igihe tukorana kandi twagiranye ibihe byiza. Ndabeshya Kereva imeze bite? Amare mikoro Kereva kasuzara. Kereva we Karame kabiri. Nambara bubusa. Wasuje abantu bawe ariko umaze kugira inshuti nyinshi kuri Venda TV bapopera turebe. Na izihise. Bapopera ariko. Kereva arashimisha. Yewe mama. Karame. Uraho? Uraho neza. Turakwakire nanone. Murakoze cyane. Ndagushimiye ko ubishize wamaye Kereva tugakorana ikiganiro. Ntago yayobye. Yawe. Yageze ahangaha nahangayitse. Nahangayitse ngira ngo yagiye pe. Arasi umuntu utamenyereye hano none mubura. Yasanze mpagaze ku irembo ndangaguzwa ngo ndebaho namukura. Ubu naratungutse. Ubona naratungutse shima Imana. Yego. Ntangiye kwibaza byinshi. Ni wasanga yasubiye Nyabugogo. Amakuru ya kabebe. Kabebe karaho kameze neza nta kibazo. Yego. Kamaze kumenyera. Karamenyereye. Umurakarariza. Cyane. Niwe mwana muto uri mu rugo. Nawe vuga ni ubungubu kuko ufite abana bakuru iyo mu isororo hasigaye mikiraya bagati iki ni cya bebe. Cyane rwose. Kabyuka nko mama ngo wamaye dati. Gasaba mugati. Gatsaye ma, itsaye. Byose amenye kubivuga. Yamenye kubivuga. Ngoma ndishimye nanjye. Yego. Ngo ni wowe ngurakirarira ngo nagoka. Yego cyane. Turararana. Yego. None Kereva uramutegurira iki Kereva kakanya? Kereva umeze biti? Kereva yatubwiye yuko agiye ngo ubu ngubu ugiye kumushakira akazi gahano mu isoko
kandi reka tukomeze tukwifurize amahoro n'umugisha ko ibintu uri gukora Clever ni ibintu bidasanzwe tukubwira ngo Imana iguhe umugisha mama. Murakoze cyane. Reka duhe mikoro Queen. Queen bimeze bite? Meze bo. Queen ni umukobwa mwiza cyane. Queen uri mwiza pe. Urakoze. Reka wewe uri mwiza si ukubeshya. Ya mitoma abana bataraga ba mama wabo kera bamwandiko twigaga ngo muri mwiza si ukubeshya. Queen nawe ni mwiza si ukubeshya. Queen urabona umukobwa mwiza cyane. Ese neza wavugaga abantu bakavuga ati umukobwa mwiza atari uko no muntu umva kwijwi wamubona ukabona wa muntu wavugaga ko akundi ariko Queen we biramusa. Murakoze. Queen ngo tuguhaye umwanya ngo usuze abantu bo kuri Venda TV tu. Ndabasuhuje mwese. Ni nk'aho ushaka gusuza Queen aka kanya ubu ngubu uzakuraga bati waranzirikanye uriya munsi kabisa wonye ko umba hafi. Nasubiza abantu babiri. Ba Nasubiza abantu babiri. Ni nk'abande? Mama na papa. Queen ni ukuri urabakunda cyane cyane. Naho ndi se bosi wanje nkoresha. Bosi wawe? Yego. Uramusuhuje? Ndawe ndamusuhuje. Wawe ndi se? Ahubwo nawe ushaka kuzana Oya wabivuga yewe. Oya ndi sinkora sana nari impeta. Oya nari cyo bitwari ko buriya. Queen ngo umuntu ugira yerekwa ngo cyane aze kuri tambutsa. Yo Queen ufite yerekwa ritambutsa cyane. Okay ndi umva nyine muze kunshaka nyine mure kuri ya nimero hasi ntago pfa kwitanga nimero Queen uko niboneye. Queen turakwakiriye. Murakoze. Aka kanya tugushimiye yuko witabiye ubutumire bwa Venda TV 2. Murakoze. Ibushize twakoranye ikiganiro turi kuvuga kuri Clever umunsi turashaka none tuganire Clever hari n'umubyeyi wa Clever yabaye umubyeyi we ahari kugira ngo utubwire muri make ikintu Clever wamuhamagariye i Kigali kutumaza kuri Ndagira Nyabugogo ariko waridekaraye uvuga uko byagenze ibintu byose urabivuga aka kanya wadushira mu icamake kugira ngo none tubwire n'icyo uteganyiriza Clever aka kanya kugira ngo abakurikiranye Venda TV 2 bamenye ukuri kwa nyako nonongera ko ahari. Bo narabibasobanuriye byose kiriya gihe ariko mu by'ukuri icyo twari tugamije ngiye mu amagara ngazi Kigali nashaka kumukinisha filime nanditse. Yego. Ubwo rero nta nubwo iyo gahunda nayiretse iracyakomeje. Clever twavuganye ku ruhande turabyemeranya ariko ngaba nashakaga yuko nyine n'uyu mubyeyi wamufashije nawe yaza muri filime. Narabivuganye umva arabyumva. Nawe naramuvugishije ku ruhande. Mama Kabebe ubu none uri Mama Kabebe. Mama Kabebe none se ibyo bintu we kandi ubije muti undo mwana rero niba ari ukugira ngo yenda ubwo kuza izo filime nkazishobora niko Mama Kabebe ibyo bintu ugiye kwijandikamo wa mubyeyi we simbizi rwose simbizi nta Nyagasani yaraguhamagara bikubwira Queen arabimbwira ngo se ngo wagize neza ukamfatira ngo uyu muhungu ngo we nta kuntu waza nkagushyira muri filime. Mama Kabebe yabona ibyo guhembara Queen umubyeyi ko atoroshe uzabona ibyo muha Queen we. Nanjye ndi kubyibazaho amafilime si Imana simbizi pe. None se ubona iyo Mana ifite se Mama Be? Nigeze gukina kera nkiri muto. Kina matiyatere. Ku mirenge. No mu tugari. Ariko simbizi. Ese nkubaze ni abantu mu bantu benshi tuzaturi bake mbwire niba mu bantu benshi ntago nazi. Niba turi abantu benshi sinzaza pe. Ese reka dusuze mikoro Queen ubona uyu mubyeyi hari rero ubona azashobora kuko uyu mubyeyi kandi arahenze kandi ko amafaranga muri filime koko Queen ko mwamwe mwizi uyu mubyeyi ni ra modoka yigenderamo ibyaye amafaranga mwamo azatagura na mazutu ira modoka. Uyu mubyeyi muzamushoza iki Queen? Oya ikibazo si amafaranga ariko. Ikibazo
ikibazo ni uko filime izakurikirwa naho ibindi byose nta kibazo kandi twanabivuganye. none se mubona ubu hari impano wamubonyemo nibura ubona uyu mubyeyi rwose azadukinira filime ndabizi ko izagenda neza. nibyo njye nyimubona ubundi tujya kuganira nayo nabibonye nk'umuntu wandika ntabwo ninda ku kintu. yego none se tipe wanjye mushiti wanjye noneho bita byamusa mumere mukoro Claver rwose Claver wasanga afite inyota kuki Claver asigaye asa neza cyane urimo uramusiga ibiki ahubwo Claver wambaye agapira keza asigaye ahinduranya imyenda ejo bundi yaje yambaye agapira keza dore mwamukubisa kandi Claver umbe yewe umbe mwa waje hano bino ngo utume rwose ndabona umuhungu wanjye ameze nawe Claver nanyota yawe nyine usigaye umenyera akantu ko uzi ko niyo mpamvu ubonaga yari yajunjamye zanura n'umuhungu iriba muri firigo utuzanira ikintu cyo kunywa umukobwa umuzanira agafanta uyu nguyu nawe umuzanira nanjye uzanira agafanta Claver ko ativugiye agiye gukubita ibiti bitobe yego hari impamvu ibitobe byimbisha munda maze kumumenya ariko rero umugani mu kinyarwanda ngo nta nkokokazi ibika isake ihari uyu ni umubyeyi uyu ndi umwana none nakukubita umutobe Claver ukuntu umutobe uriya umuntu mu bantu igihe ukamenya ibyo akunda n'ibyo yanga maze kumumenya uyu muhungu ubu se iyo miti wagira ngo iwabo yambwira ngo yajya banywa mu gikatsi ngo igikatsi cyangwa yirwiraga twamubimba ngo bakanyurwaga agira inyota maze kumumenya agira inyota tuntu bita utwuma Claver utwuma tuzi uzi ikintu kimbabaje namara kugenda nibaza yaza nkamugurira koko ndabona wapi sinzi uko bizagenda ariko mu Claver wanjye barimo ikintu cyo kunywa Claver iyo ari mu rugo araseka kwisanzura mama araseka cyane cyane ariko yego ko ngo mumwerekana televiziyo yego mwereka televiziyo akareba ke ajya mbwira ukuntu ngaseka ngo n'icyo kiganiro ngo mukibushyira kuri televiziyo ngo ntihakirebera ngura ni njyewe se ngura ni njyewe akireba nkumva ndumiwe Claver ari umunyabitwenge umunyamakuru nawe muhaga njyewe naba ndetse rwose Claver yakwemerera Claver nko fanta ukiza ni icyo ngaho kiri ndahazi geneye muri firigo wiza Claver ntiyakunywera imitobe yego ko ibyo ngibyo byamubyimbye ese Queen ubu mumuhaye fata we muzi ko nywa fata ko bakwica ubasha nta mwana uyu nguyu ntabwo ese namuha usanga Queen nawe kubitira akantu kakaka oya muri firigo harimo na ji yari kureba acyaba bari kunywa n'amaji ji ntabwo umuyinywa wasanga uwaye fanta utanywa akaji harimo n'amata ibintu byose biba birimo mama kabebe ibintu byose biba bihari uyu mubyeyi ugira ngo muzamushobora umubyeyi rwose urugo rwe ntabwo rusaba umunyu da niko ngaho ha mikoro Queen none se mu by'ukuri iyo filime turajya tuyikurikira gute tuzayikurikira ubushize twigeze kuvuga kuri telefone umbwira ngo ufitanye amasezerano ngo n'umubosi wa Venda TV yuko yagicaho ibyo bintu mubigeze he tuzayikurikirana kuri iyo shene ni Venda TV nk'uko ugeze ukomagara ubimbwira cyangwa hari iyindi shene mubona izacaho kugira ngo akanya tuyitangarize abantu twari tukiri ariko yarabyemeye byabanje kugorana ariko yegereza mikoro neza nyine arabitwemerera none ubwo boss wa Venda TV kuko urumva warasobanura mbwa ati aka kanya kubera ariho yakomeje kugenda aca umunsi ko araje wazutariye bapana Claver ngubu none aravuga Claver urabona ni sawa Claver ise yishima yego Queen twari tukivuga
merutse nkubaza ni iyo filime Claver azakina izaca kuri sheni. Umbwira ngo boss wa Vera TV 2 muri kuvugana muri mu biganiro kuko ngo yifuje ko wamukorera iyo scene iyo filime ikajya rica bitewe nuko ariho bamuzi byajya byorohera kumukurikira. Ibiganiro byawe na boss wa Vera TV 2 bigeze kuko ubu kugeza iki gihe boss ntacyo arabimbwira wongeye kuko akaje banarangirije hano nkigendera. Twaraganiriye arabitwemerera bitewe n'ukuntu byagenze nyine kuna abantu bakomeje kumukurikira yaranyemereye. Ubwo nukuvuga ngo iyi filime ya Claver izagica kuri Vera TV 2. Yego. Abakurikiranye Vera TV 2 rero nizere yuko muri kubyumva yuko iyo filime izaga icaho ubwo muzatumenyesha nuko izaga icaho nimba ari 2 mu cyumweru muri kangahe. Yego. Mwateganya kangahe? Bonje numvaga ari nka 2 mu cyumweru. 2 mu cyumweru. Tureba Claver. Claver baye mustari. Pita. Baye mustari wa? Ntago mbaye mustari. Ariko umukobwa mwicaranye. Ntago nshaka kumureba. Iruhande rwawe ureba uko mwicaranye. Reba umubyeyi mwicaranye, reba abantu bicaye agatari. Umubyeyi nta kibazo. Umukobwa nguyu arabeshya. Arabeshya. Ese Claver cyamurakariye. Yaramemukiye. Ko nakuhamye kubeke kibifite. Nyine byarambabaje nyine. Ese ni byarangiye. Kubarira ntago bivuze kwibagirwa. Kubarira ntago bisobanuye kwibagirwa. Oya ibyo uzamubabarire. Urimo no kunkandagira do. Yarankandagira. Ese Claver urabona ukabona ari we cyagiye koko wakubonye mu rugo hetse umwana uri kumuharuro ni we? Wayorwa umuntu murebe mu maso turebe kure ko ari. Ntago nshaka kumureba. Niko none Queen turashaka nk'akantu gato cyane watukinira nabo bantu nk'umuntu nkawe umutoza w'umwanditsi. Hari ikintu bita casting, reka tubare ko bari muri casting kandi ugomba gukoresha abantu babikoreye. Tubare ko ari abantu bagera kuri 300 200 baje muri casting. Abo bantu kabuza abatoranye nta kantu niyo kaba amasegonda 30 niyo kaba umunota we cyangwa amasegonda 30 mwadukorera aho ngaho kugira ngo abantu barebe bavuga ati ka Claver karakaza ko kazabishobora. Yego turagakora kuko n'ubundi nshaka kureba urugero bariho. Yego. Turebe ko bizagenda neza ko Claver abanza areke inzika. Uzunugwe n'iki ko nzemera kujya muri iyo filime. Ndabizi kuzabye. Neze si wamyemereye se twavuganye. None wambeshyaga. Uze kwambeshya. Ariko nawe gusobanuriye wari kuza ku wa mbere ni wazi. Oya ntago ari urwitwazo. Oya yamba narakubeshye ntago nari kuza hano. Neze nari kuza. Sinzi ko nzanabishobora. Oya banze unyemerere kumbabarira. Oya ntago imbabazi kuri kamera. Oya njyewe nyiranura n'abantu bawe. Nyiranura n'abantu badukurikiye cyane. Batavuga ngo ni bya bindi. Nakubabariye ntari binyine ndakubabariye n'abantu. Muhe mikoro Claver bivuge ko abantu. Reka akira. Claver. Queen uramubabariye. Ngiye namubabariye pe. Nuko hari ibikomere nkifite byo mu mutima. Ibikomere bihise ariko yakugize ati kuko wowe warindagiye yakubwiye kuza ku wa mbere uza ku wa kabiri uretse ko Queen ari gushaka ko kugize yanindagije noneho ese we yarabizi kuza ku wa kabiri gutamamaga vuga kuza ku wa kabiri se yawe harunu yabona atari mu cyaha Claver yabavuze ko abanyakigali n'ubundi ntamuye bagira cyetse umubyeyi nawe nabonye utuye Kigali ufite mu kanguriya kana yakunyurira umurundi yavuze ngo navuga n'icyo mu kanwa navuga n'icyo mu kanwa iki ese nugamenye ingweye ibi ngibi reka nkubwire rero kuva nagera hano akanyama urumva ariko itonde ndaza kubaza mama baby beca mu ijambo nuko nanengiye hano ntabwo barya inyama nyinshi barya inyama ebyiri ku isahani ntabwo baguha inyama nyinshi mama bebe ko kusebeje akacuka oya
ubona ko Kigali ngo barya ngo inyama nyinshi zitera gute ni gute sinzi ibyayo bajya kwa wirire mama bebe ujye mu inyama yirire urumva iyo wenda yambwiye ko inyama nyinshi atari nziza nakusi nabona wishwe n'inyama mubyeyi ko niyo musebejera wabonye wishwe no ko yariye se umuceri wakutari ifite nyinshi ko inyama ngo ebyiri ziba zihari pe ariko ngo inyama ebyiri ku isahani kandi zigasigara uzireba bavanja kuzirya bazisiga mu isororo uzireba none bakubwira twagiye twarira ku isiniya cyangwa inkoko iriho urukoma ugacira ibijumba boro kwiyarurira nabageze aho bwa mbere tugiye kwiyarura na roba dukeya tumaze kuryama nshaka kujya gusubira mu isafuriya naramenyera urumva ariko naramenyereye umubyeyi yabaye umubyeyi wanjye none uba wumva wakubwiye kuki utiyerura inyama nyinshi ushoboye yambwiye ko inyama nyinshi yambwiye impamvu ntagomba kurya inyama nyinshi si uko zidahari cyangwa zitaboneka ngo zitera nyine indwara iterwa n'inyama nyinshi twebwe twazirya kuri noheri tukazirya pe zikadusema kuri noheri no ku bunani cyangwa kuri pasika mu minsi mikuru twavuye kwa padiri urumva kunywa rero ibyo guhera mu gikatsi nk'umubu nabyo byararangiye byo guhera mu gikatsi wapi ubu ngubu uri gufata ikirahuri nk'umubu umubu guca mu mazuru kuri umubu uhera mu gikatsi urimo kunywa wose muhennye muri munuza mu kintu kirimo ibikatsi cy'ikivuri cyangwa umubu ugahita uca mu zuru none ugiye imbete zibi byo gusya ku munsi cyo wapi ubu ngubu muzasubira mu cyaro urabona gusubira mu cyaro wapi ubonye ibintu n'ahantu hari turabaye umusitari abantu basigarirwa bakureba Kigali ni amahanga pe reka da ni nk'iki kintu wabonye i Kigali wumva cyangwa wabonye kikagutungura Clever nabonye ronde yantembeje mu modoka tujya ahantu kuri convention center ku nzu imeze nk'igi yakama inzu imeze nk'igi baradufotora nzi ko no kwajya bitemewe abantu turasa ariko tubona nta kibazo tujya hara mu mujyi naho turatembera tubone hari ukuntu arebye inzu yabara sinzi kwirarira njye mvugisha ukuri ukareba inzu ndende iri mu mujyi wa Kigali ngo ni iya mbere mu gihugu iyo irebye gutya ufata ku giti ukayireba gutya kugira ngo utagwa yanga utagwa uwo mugiye kugwa hejuru nabyo biranshimisha yego mwana kurya uraho kubyuka hano umwana umuhungu bita Kadogo ni umuhungu utungana nkanjye Kadogo muri uzanye zino nzoga n'izifanta ko niba sakuruta none Kadogo wa hano cyasheje twageze mu mujyi abona bya bintu bambika imyenda bya bindi bambika imyenda kugira ngo nyine bayigaragaze turi abantu begamye hari ati si bo mbona batanyeganye akayagira gutya yego mama bya bintu by'apupe bambika imyenda no mwenda yinjiye ahantu umusuje umuntu aranyihorera ati yamaze kurinyuzamo yarihinguranyije aravuga ngo uyu ntabwo ari umuntu muhe mikoro Clever ugiye gusuza umuntu winjiye mu iduka ricuruza nyine ino myambaro y'umupira yandiyemo nsuje umuntu aranyihorera ndagira ngo ntiyanyumvise ntaseka areba gutya areba nabi ari kwishaza ndavana mwiriwe reka muri aho aravuga ngo tugeremo imbere amaso y'umuntu ashinzwe umutekano none ndashaka ko ndi umuntu mubi bimeze bite arambwira ngo ntago nuko nako akiba ariko mama bebe ahantu Clever ari ahantu Clever ari ujya ugira irungu aradusetsa Clever nagenda muzagira irungu nzababara rwose pe ubu rwose nahoraga nisekera bebe urabona Clever uzaba mufite kugeza gihe ki uri kubiteganyaho iki kubitekerezaho iki kugira ngo ese hari abantu babasha kubavugisha bakababwira ati komera wa mugabo we nimero zanyu baragenze shyiraho hari abantu bari kugenda bavugisha abantu batuvugisha bakamagara ati so mugabo arameze ate nkabwara aho umwana ameze ate araho nibyo nyine
yego nta bindi birenze nyine gusa icyo namushimiye uyu muhungu mbese ni wa wundi abyuka agakora uturimo hano ariko kuvuga ngo ni mu isi ukajya guhinga ese urahinga mu mujyi wa Kigali iwacu twirirwa duhinga abantu n'abatunzi batunzwe n'iki nabo barya bate ntaho baracukura ikijumba ntaho wakuye umwumbati ntaho watema igitoki munsi ese waba urara inyoni se ko zidahinga ubona ziburara zirona zirona nabo bagikuzimu oya natwe rero i Kigali turabona amafaranga iyo ahari ntacyo wabura amafaranga ava hese amafaranga turayakore mu cyaro tugurisha ikawa ibitoki imyumbati inyanya tukagurisha ibijumba nuko nuko gusa arabyuka akankorera uturimo nkumva nka saa kumi ese nk'undi ukingura saa kumi ngo ni njyewe nese ugiye ngo rwose ngo kuryama iki gihe byananiye ngo iwacu mbyuka igicuku hase nutatuba isuku twinjira mu nzu ngo yanga ubundi hanze ngo nibwo ngo ndinze ibyo bisambuka se subira mu nzu Kereva tuzaba tuza twiganiriza ratesekereza abantu Queen wadukoresheje Kereva ka casting Kereva bajya gukoresha casting ture casting kaki musobanure Queen oya wewe nsobanure yo ntago njya mwizera nisuzuma kamwizere bwa nyuma isuzuma ubu ngubu Kereva tuzakurana gute ataranyize ikizere wantakaje uzandu ukindemema no kero no shaka ko nyikwereka gute oya natubwira abantu badukurikiye natubwira ushaka iki ngo muzayama mbere ese ibyo bavuga ko utabivuga ko uroranga ngo muzayama mbere ngo ise wigira umusitari n'akanya utaragera kuri kamera wowe nabonye kuri televiziyo bashyiramo video avuga ngo azankoresha ariko ngo azampimba nyuma ibyo nakoze byarabonye umusaruro yego nakora telefone nanone se akavuga ko wowe ikindi gisho nikoreye oya ntabwo ari ibyo naragusobanuriye ahubwo wowe kubera wamenye nimero icamo niyo uzajya tuzatuvuganira siyaguhaye nimero ya MTN ye nimero ya nk'iz'abajura se afite nimero ebyiri nyine nimero se ebyiri nyine natwe dukoresha nakubwiye yuko wongera nimero zingahe uzicamo rero ubwo nyine wenda bamukizeye uzayemo amafaranga mbere na mama umugurire fanta urumva hano nimero zibaho nimero zitabaho nanone Kereva nzagira uzabigera dute Kereva ndamura guhamagara dukore ikiganiro ufate mu mikoro Kereva kugeza ukore ndaguhamagara ufate andi majwi n'amashusho hano umurege mete mucikoga nge banambonye noneho Kereva umukobwa ngo yabura cyagwemba koko amafaranga umukobwa ubona ariko ubonye inkweto yambaye akora akobwa keza Kereva wamukunze naho keza rwose wamukunze muzikundanire yakwemera inkono yamennye inyama Kereva muzikundanire mubyemera una Queen atari umukobwa mwiza ni mwiza cyane y'isine Queen Kereva muzikundanire ikibura ni ukunyizera ibindi bizagenda yego rwose ubwo filime ndayijyamo niba yuko bimeze hari icyo nashaka kubaza uyu nguyu yego ndashimye yuko yabonanye n'uyu muhungu wanjye nawe akagutekerezaho rero hari ikintu naje gutekereza ngo azankinisha iyo filime ese iyo filime ashaka kunkinisha Kereva ibyo bintu wabikuye Kereva koko ibyo bintu nzagakata kutazishya nzagakate kandi ibyo bintu wabikuye Kereva koko mama bebe ibintu Keve bikuye he abanza kubaza ibyo kubaza gatwe urumva nashaka ngo mbaze uyu Queen niba yara abonanye n'uyu muhungu kuko ndabyumva ese Queen niba uyu muhungu ushaka kumutwara n'uriya mwana se uzamutwara yego Queen icyo nicyo nshaka kukubaza ikindi cya kabiri iyo filime ushaka kunjyanamo pe
filime mba mbona abantu bakina amafilime mbona ibiteye isoni amafilime ntazi ukuntu ameze yego rwose niba ushaka kunkinisha filime pe akubwiriza azagukinisha nkinishe filime z'ababyeyi kandi nazo rwose ubona ziri ku ziza abantu bazajya baba bati koko dore wamubyeyi akina filime yego rwose nkunda amafilime biriya bintu y'ibishego mbona abantu ngo bakina ngo njyayo mbona bakina baryamye biriya ntabwo mbikunda ukazanjyana ukaba umuntu ngo ntituryamane simbikunda rwose ntuzabishyiremo cyane rwose ntuzashyire mu bintu byo kuvuga ngo abahungu ngo nkine ngo n'abahungu rwose urumva n'ibyo bintu bibi nakwibarizaga mwasubiza yego mwasubiza umubyeyi Queen ku kibazo mbajije cya mbere navuganye na Clever tuvugana yuko we azajya aza tugashutinga akagaruka akareba umwana mu rugo azamurekera ubwe wawe mama tuzamukurekera kuko nabonye n'umwana ukuntu akwisanzuraho tukazajya tuza tukamwitaho ariko ari mu rugo hanyuma se nzaba mbiho cyangwa uzantwara yego nzaba he bo azagabaye Clever reka mbibasobanurire uribana se yego uribana se uzabana uribana sinakubwiye ko tuzikundanira ariko si ubu koko arahindutse ariko se Clever nimwikundanira musana abantu uzabana na Queen none se ko nabaye ikihebe n'ubundi none umutima wanjye wabaye ibuye nyine uzabana na Queen ufite uzabana na Queen nzabonye nyamugiho bagize gusa icyo navuga cyo nabesha ntabwo nzamukura hano cyetse navuga ngo mwatwara umwana wawe mujyane ko natamunyaka nzamurekera nyina n'uyu ni nyina yego barararana yego barirwa nta kibazo afite n'ubu bararyamye baramurarisa akarugo kumurariza uramurarisa ukunda kubivuga nawe jafasha umwana wabyuka niko Clever umwana mu gitondo abyuka akina n'umugati mu gitondo umugati w'igitondo yego sha abadivino bajyaga barimba ngo isi iraryoshye we nkaba ngo barabeshya ngo isi irabishye ariko Clever n'ubu ndacyakubaza ikibazo umunsi hariho wageze ukagira biriya video ya Nyabugogo uzagutekereza iki Clever cyane ndashyira mu mutwe wanjye uyu mukobwa namubariye nta mutima wamufitiye ariko ibyo byose ugomba kumenya ko naho ugeze ari Queen nabyo wabizirikana ahakomeye havuye amakoma ubu aka kanya ni Queen uraho ugeze kubera Queen kubera uyu nguyu oya n'uyu iyo Queen ataguhamagara ngo kuzana i Kigali ntabwo uyu muri kubonana kuba muri kumwe aka kanya kubera nkamukiye bigatuma oya ibintu byose byabaye byose uretse nkubwire gatoya biri mu maboko ya Queen maze nkubwire tugabanye ikiganiro inshuro ebyiri bwa mbere mwafotoye n'abizi narindagiye nkuko wanseze uvuga ngo narindagiye yego ariko amagambo ubumbwira mba numva ushaka kunsesereza nawe ushaka kunsesereza ariko niko bimeze icyubahiro niko bimeze ubu Queen aka kanya hari icyo wakamushimira ahubwo mushimira imbere y'abantu kuba uri kuri mu mubyeyi ni Queen kubera ibyiza naboneye kuri umubyeyi byaturutse mu buhemu bw'uyu mukobwa aribyo mushimira ikibazo kibaho ikindi kiteza icyiza kigira ibyo gikemura uwo nkwiye gushimira nde ukwiye gushimira Queen nawe agashimira umubyeyi yuko aho atabaye umubyeyi yamubereye baza utekereze neza yego ubone ko ukimbaza icyo kibazo yego sibyo yego urumva neza none iyo Queen atagusanga hariya ku muharuro urimo ukubura n'umwana ngo Queen akubona atwaye nimero zawe guhamagare uyu mubyeyi uramubonye ute naye kumuna mu bundi buryo gute nyine gute kumuna mu bundi buryo ariko ubu nako kabyeri koko kari gutuma koko akoze kataraka iwawe bivuge kanaka hano kabyeri koko kari gutuma koko kanaka iwawe uri kuvuga tuninde babuja nivuga kari kuri babuja zari babuja izo arankoresha hano reka dogogiye nkora mirimo nditegeka ndikoresha ntavuga ngo Fagu utabikoze reka imirimo yanjye nakumva naniwe kabati ese wageraga gukora bana wagiye yishyurwa ukora ya kurya hasi ndabishobora imbavu za akara none turashaka Queen dukorera kaka yego urakoze
akavuga ngo ashaka gukora ngo buranga cyane Queen arakase bo njyewe nashakaga kureba urwego muriho yego shaka ko dukora nk'akantu gatoya ngiye kubabwira ubundi nkareba ariko n'amasereza muzabikate n'inkuru ibintu bitari byiza ngo muhe mikoro ngo tujye gute nimukore n'inkuru ibintu bitari byiza muzabikate kandi tuzambonana abantu bazagukurikirana hano n'ubundi byo uzakina ubwo uri mu biki kuri televiziyo ni kuri televiziyo babibone babibone nimba ikora nabi se ntabwo bizagira ikibazo nta kibazo biteza bari kubona yuko nyine ari test nyine uri kuvuga n'isuzuma nawe guseka nego no gusuzuma ubumenyi no gusuzuma ubumenyi ufite ntago umenye mfite ko ntago ndabikoraho pe ngaho Queen yatangira bo ubwo ugiye kubagura bakina gaki na mama iki ako tuba twicaye mwakicara mwahaguruka icyo mukora Queen niyo uhitamo ikintu nshaka kureba mama baraba yicaye Clever rero tugiye gutangira gukorana agiye kwitabira telefone dese yo ndahuze ariko Clever we Clever niko ateye nyine bari kubibona bazabibona bo tugiye kuzajya dukorana kuko filime tuzajya isohoka kabiri mu cyumweru ubwo rero ni ukumva ibyo nkubwira ukabikora kandi ukabikora neza cyane ubwo nakora ibyo umbwiye uzajya ukora ibyo nkubwiye buri gihe nyine mbwira yego noneho ubikore neza kugira ngo bagukurikire ubu uzabone amafaranga yego sibyo amafaranga sha kugira ngo bagukurikire urumva ko kanavuze kugira ngo abantu bagukurikire babirebe babikunde kugira ngo boss yinjize nawe ubone amafaranga urumva ko kana aho nta kibazo aha kumuzajya mu mpembe cyane ntabwo nazakorera ubusate oya reka nkubwize ukuri rwose mama wowe nk'umubyeyi n'ibyo wakoze byonyine twabona icyo twaguhemba kuba warambereye aho ntarindi njyewe byonyine sinabona icyo nguhemba ariko buri gihe uko tuzajya dukorana tuzajya tureba ikintu tugukorera yego muhe mikoro bakuzahaguruka ahangaha n'imodoka yanjye na esase nishyiriyemo yego ibyo muzaga mubibara wabyumvise ugasanga icumi nari gusigira umwana wanjye ngo amugurire amata yego ugasanga yashyize ku n'umucuruzi byose urumva muzajya mubwira akazi kanjye mugomba nyine kujya mu gihe tuzagira n'amasezerano bambwira uko muzajya mumpemba mba bitavamo ntabwo nzaza pe urambabarira mwana wanjye oya mama ngenzi ikintu bita gutenguha icyo ari cyo ndabizi cyane kuko nanjye natengushywe kenshi ibintu turi none Queen ko iyi filime numva izajyamo amafaranga menshi ifilime zunguka koko yego babakunde babakurikire ngenda bizakunda okay twagiye bizakunda ngo haguruka haguruka ariko no kwitonda abantu banyeza kuva nzizeye yabonye mu cyaro yaze kuyireka amateka ngipana Clever ipana nagabayizeye yaze kuyireka mupenda hindura nta kibazo amapantaro rwose menshi none se pana irimo imitsindo y'iwanyu Kere ndayikunda iyo pana iba imitsindo y'iwanyu ni amateka none umushumi yaze afashe se zani yawe niba ari imbeba zawujyanye ntambe baziha ntambe bazihari Clever rwose se kurya none bimeze bite twagiye rero twagiye Queen aratubwira ugiye guhaguruka ngwino ureba hano karabaye kwa Clever nshaka ko uri umusore uri seriye uri umusore umusore nyine kabisa tuza ndibone yego yego filime ikintu biba bisobanuye nyine yego ngiye kuko ibyo nkubwira ujye muri iyo mudu y'icyo kintu ngiye kukubwira nyine ugiye kuza nkuje mu rugo ariko uri umusore
nyine w'ibogari none yemeye cyane yego noneho yituza ubwire mama wawe uti mama uyu mukobwa waje mu rugo ko ntabyo narinzi yahageze ati yego ko ntabwo nijya nkaho uri kwinjira nari nsanzwe nzi yego noneho nutangire gutongana uhita unyitegereza uhita uvuga ngo mama sorry nigaragaje uko ntarindi si ukumeze rwose wa mushyitsi we noneho mubaza mama wowe ukintu urakora urahita usa nk'uwumiwe nyine uri kureba umuhungu wawe ukuntu anyitwayeho uhita umbwira ati hangane siko ameze noneho nyuma uvuge ati nari nakusaniye umukobwa none utangiye kumwitwaraho gutya mutaranamenyana bigiye kure nako ngako konyine nshaka kugira ngo ndebe ko yego bizashoboka ariko byakunda ugakuramo icyo kigofero yego irimo imitsinda ariko ikigofero na kiriya gipantaro menya kirimo imitsinda kugira ngo bakuvuga ati ntukajye kumuzambaye ingofero igipantaro n'ikigofero kirimo imitsinda none utabaye umusore mwiza yewe ahubwo tuba twakundanye byarangiye oya yikure yizane hano agiye wishyura ku mikunju oya have agiye kwishyura ku mikunju y'ipantaro unayambara nyuma cyangwa ko gifite mu ntoki ku ruhande oya ese birayirabitse muri cyano ntacyo mumureke yewe iyo ngofero ntacyo ndabagifite nta muntu witwara humura hano n'abajura bahari irimo imitsinda aha nshaka kukubona ariko aha ugiye kuza nk'uwinjira mu rugo nyine akagabo kazakina filimera guseka nta birimo imikino ufite ngwino nta kibazo mama wiriwe neza mwana we umeze ute subira inyuma ntabwo uri kumusuhuza ntabwo birimo ko wara ntabwo nsubira iki kumusuhuza nta birimo wowe uraza winjira uvuga ati mama bimeze bi rekera nabyo kumusuhuza ngo mama wiriwe oya se kuza ntamusuhuza ikuremo yuko ari inshuti yawe ari umubyeyi wawe byikuremo dore ikinyabupfura gike wowe nubwiye mama wiriwe uyu muntu uko numvishije abantu bambwira ngo wamuzanye hano utabimbwiye ni ukubera iki mama wawe aceceke yumirwe nanjye mpita nkureba nyine bisanzwe yego genda aba numiwe nyine mama wawe yumiwe noneho mama wawe numara kuvuga ahita avuga ngo mwana wanjye mwana wanjye koko utangiye kwigaragaza nabi imbere y'uyu mukobwa mutaranamenyana bigiye kure wagiye nakore fatu umeze ute sakoze umpagarara hejuru nawe uvuga no mwiriwe umpagara hejuru utavuga ngo mwiriwe ndikuvuga mwiriwe ndabera ko mwiriwe ariko se ikindi wanga uyu mukobwa bambwiye ngo hari umukobwa uri hano mu rugo sibyo ntabwo nzi ko ahari ntabwo ugize ngo yakora umushyitsi yari hano gukora iki ni ikibazo se kuba hari niba ari umushyitsi ese ni kuki aza ntabimenyese mwihangane wahangane ese utangiye kuvuga utyo nturanabaza ngo nubahe ngo iki ni igiki ni itarase cyangwa ni buji cyane ururabo nta muntu ugomba kuza hano ntabizi ariko nyine mutwihanganire utangiye gukankama nturanamenya ngo nawe amakuru yawe si ukuntu ariko nyine mwihangane nyine umugabo n'undi n'uburakara mama ni ukuri umugabo ugaragaza ko agaragaje uko ateye rwose iyo wiyubaha ni ukuri nta kibazo umugabo n'uburakara ariko akongera agacurura yego urakoze cyane witwa bande nitwa Queen nanjye nitwa Cleva ni byiza kukumenya witwa neza wina keza useka neza Cleva narabya tuzabishobora se tuzabishobora neza kagaragara ko kaje mama murakoze reka dusoze ikiganiro tuzi ikiganiro akose reka dusoze cyaryoshye sukamo nawe rata
ibindi abantu bazakora nukira Clever nuzajya ngo filime zose dukinira aha urabona tuzabishobora akanabonye nabonye muri filime buranguze mu kanya buriya ngo dukozanyeho uhita usomaho ariko Clever ntabwo turi bumugire iyo urabonye i Kigali nzabijyana iwacu Clever ibyo bintu wabikuye ubonye kuri televiziyo hano mbona ni byiza cyane rwose mbese tuzayishobora ndabikunze cyane noneho mwebwe ahubwo ubwo ikizami tugiye abantu bazabakurikira kuko ngiye icyo mbahaye muragitsinze muragitsinze ni kuri filime ikinwa ndabona uzabishobora inshuro nyinshi ngo wabyishe biriya ntabwo bijya bibura umujinya biriya bintu ngo subira byakora uzabimenyera Clever uzabimenyera ni ukuri ariko rwose nanjye uzame role nziza ndabona abantu bakina amafilime ubona ni beza ababyeyi nawe ni ukuri uri mwiza bizakunda pe yego mama ntuzane gukina ndi umugome uzane gukina byose uzabikina bitewe n'uko filime izaba yanditse uretse turaza kubivugana murakoze abari bakurikiranye Venda TV2 turabashimiye kandi tubabwira ngo mukomeze mukurikirane ibyo Venda TV2 ibagezaho mureke rero tubashimire nanjye nkurure nawe urazamo rwose Clever nanjye nkurure Clever bashaka rwose ngo agaragare neza cyane Clever urimo ngaho rero tugiye kubaha umwanya Queen atubwire nimba Queen ugira channel yawe kuri ibintu byawe cyangwa se ibindi bintu kwa nibiki Queen bongewe nari babwiye mbere njye nankorera boss ariko njyewe ngiye gufungura channel yanjye ugiye gufungura channel yawe yego iyo channel izaza yitwa ngo iki uzajya unyuzaho ibiki wabwira abantu nimba tugwa akanya ngo wamamaze ibintu byawe yego iyo ibyo bintu mbivuzeho birambabaza cyane kuko burya kuba narabonye Clever nkumva nyine ankoze ku mutima nuko nanjye hari ibintu byambabaje cyane byarambabaje nagiye nenguwa cyane uhemukirwa ibintu byo kugira ngo umuntu agere kure atere imbere hano muri Kigali nuko Clever wenda atabimenya ariko biragoye imiruho iratandukanye yego hari igihe ugenda ugahamagara nk'umuntu baguhaye uri bugufashe bikaba nyine ikibazo yego akakunyuza ahantu kure bamwe bakakubwira ko udashoboye yego niyo mpamvu nanjye ibyo ngibyo byambabaje cyane nkumva nshaka gufungura channel yanjye channel yawe izaza yitwa ngo iki uzaga unyuzaho ibiki aka kanya kugira ngo abantu bakunze Queen kugira ngo bajye babasha kumureba kuri channel ye channel yanjye izitwa Claudette w'u Rwanda okay ngiye kuzajya nyuzaho nzajya baririmbira mbataramire yego kuko nibyo nkunda kandi nubwo byambabaje ariko ntago navuye ku izima yego nshaka nanjye gukora cyane kugira ngo abantu bansetse bakabona yuko nciriritse yego bamone yuko nanjye nkwiye gutera imbere kandi bizakunda urakoze cyane nkubabarira cyane noneho nyuma y'ibyabaye byose avuze ijambo rinkoze ku mutima yego Clever ni ukuri reka twongere dutange nimero Queen wavuga nimero yawe umuntu ushaka ko mwandikira filime ikibazo ni uko bahita batangira ba bantu batangira Queen tubigenze babwira nta kibazo mfite ikibazo ko bahita bagutereta oya nakazi nuko nakazi humu Queen iyi nimero tuyishyireho no koko yishyireho pe kubera yuko nakazi kandi urumva ntago wakunda n'umugore udafite amafaranga dukeneye gukora cyane tukiteza Queen turamutanze Queen uzi ko tugutanze ngaho birakureba niba gusakuriza akagutesha umutwe
baza wumva nanjye narazitanze barampamagara ubona ngana utya ntangaswe w'umwana ahubwo zitanga oya mu rwego rw'akazi muri nimero muri telefone na mama bebe ngo wamuhamagaye ngo bamubaze ukuntu iki gihe barasaze ntibabona ko ari n'umukecuru ma ngo uribana bamubaza ngo aribana oya kubw'impamvu y'akazi kubw'impamvu y'akazi nazitanga kugira ngo uzabasha kubiporoteja yego ntacyo wazitanga 078 078 25 25 15 15 91 8 amazina ariho nayahe hari umuntu avuga ati fata igifata wakoze ikiganiro cyiza gikobwa cyiza hariho Claudette n'ubundi hariho Claudette yego ariko tubasaba n'ukuri abantu badukurikiye muhamagare Claudette mubwira ibintu bizima rwose Claudette mumutesha umutwe rwose cyako ariko uyo iyerekwa rifata abivuge neza mu kinyabupfura muri discipline iyerekwa nyine umuntu iyerekwa rifata abivuge neza ariko atamutesha umutwe ariko uziko ari byo iyerekwa ry'akazi ibyo ntituzakina iyo teyatere tuzakora izacaho ryari izacaho kuwa kabiri Queen kuwa kabiri muzatajya shuti igihe cy'Queen kuwa kabiri ndumva naba nayigejeje hanze ko turiteguye twe nta kibazo dufite ubwo ni ukuvuga ngo Clever tuzagusura kuri shuti Queen umuntu aje akamusura ari gukina kuri shuti ari ikibazo njye nta kintu bintu tuzaza kumusura turokora yarindagiye tujye twereka abantu kuremo kumukati tuzakora ikiganiro kuri shuti Clever hari ikibazo nta kibazo tuzaza kukureba ubwo kuwa kabiri nitudashyiraho ikiganiro cyawe cyo kuri shuti ubwo azajyaho filimi siko abantu twabizeza nzaba nyirimo uzawirimo nimero za Clever yakongeraho ukazitanga kanzerebe zirebe iki kiganiro noneho kizagira isaha ndakoraye niba abantu bazakira bakakirangiza nze buze hariya bazirebera hera yewe ndakubona hano 078 8 itatukurikiranye Clever iyo nimero ya MTN nabwiriho ntabwo ikibaho none se niba ushize watanze nimero yawe MTN abantu bakaba ngo nabwiriho ibintu bitewe n'iki Clever ako naguhaye tigo yanjye nire uwo twashyize MTN wayimvuye kwimvu ntabwo nzi kuyireba yindebera yimvugire iyihe tigo yanjye yandi iri hano muri telefone ihora ku murongo ihora iriho akantu uzagakatemo ntuzakarekane munyumvire umutazi nimero ye ni ukuri kw'Imana twagiye nimero yawe ni 072 nyandike 072 ibaza nano nimero yawe 072 4 3 9 018 072 4 3 9 018 072 Clever 4 3 9 4 018 amazina ni Pierre Clever ese Clever hari umuntu wo kutangura igifata nta muntu waguha igifata nawe cyo tuyunguye kandi hagize umuntu uremera Clever kuko Clever bakuremere ikigaye nta muntu wagiye mama bebe we ari ngobo kuzitanga wowe barazibonye barazifite reka rero dushimira umuntu wese waduhaye umwanya w'iki kiganiro Clever ikiganiro ni kirekire zakireba urambirwe ndakireba nkasubizamo bakansubizamo namenye kugira kandi urakoze cyane kwihutisha no gusubiza inyuma gusubiza ikiganiro abari bakurikiranye Venda TV reka tubashimire tubabwira ngo nakagaruka kuwa kabiri tuzagaruka tuje kureba twagiye kureba aho
Claver akina filime, nitutazana icyo kiganiro tuzazana filime yakinnye, sibyo Claver? Reka tubashimire kandi tubabwira ngo amahoro y'Imana baguha kandi Claver hariya mu icupa n'abara Claver ari kwirangoza nagira yego. Reka rero dushimire abantu bose badukurikiye, mwasezera ku abantu badukurikiye. Sawa.